banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bavandimwe, inshuti, babyeyi, uyu munsi tugarutse mu biganiro tubaha, mu kiganiro tubagezaho uburyo tuvura indwara umuntu ari kure. Ubwo buryo rero bukaba bukoresha ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hari ubwo hakoreshwa ibyitwa kera uburyo bwari bumenyerewe bwari bwo gukoresha amahembe, kuko akenshi kuvuza nyabingi cyangwa se imandwa byo byasabaga ko umuntu aba ahari, kuko byakoreshwaga imitongero cyangwa se imihango cyangwa se ibikorwa runaka bikorerwa ku muntu. Ubwo buryo rero bwo bukoresha kuvura umuntu mutari kumwe bukaba bwarakunze gukoreshwa imiti, cyangwa se amazina y'umuntu, rimwe na rimwe igice ababara, hanyuma nacyo kikaba gikenerwa kugira ngo umuntu amenye uburyo ki avura indwara. Ibyo rero mukaba mu Rwanda musanzwe mubimenyereye, abenshi bari babizi mu buryo, abatabimenyereye mbese bakaba batazi uko hakoreshwaga ubwo buryo bw'imyuka runaka, bakaba babuzi mu buryo bwo kunga umuntu mutari kumwe. Uburyo rero bwo kunga umuntu mutari kumwe, abatabimenyereye yenda ariko baranabyumva, nta muntu wagira imyaka 30 ku butaka bw'u Rwanda aramutse yaragize uburyo bwo kuganira n'ababyeyi be cyangwa abakurambere bandi, ngo atarigeze yumva ko nibura habaho ukubunga umuntu batari kumwe. Hari n'aho bunga igicucu nta muti bahaye umuntu, hari n'aho bunga izina cyangwa se ikindi kintu mu mwanya wa wundi wavunitse. Ubwo rero ntabwo ubwo buryo burangirira gusa mu kunga, kuko ubwo buryo kuva kera bwakorwaga no mu kuvura ibisebe. Hakaba n'ubundi buryo bwakorwaga nabwo busa gutyo bwo gufata umuntu bakamujyana mu mayira abiri bakamwogerezamo amazi, cyangwa se kumwegereza umugezi, ibyo bamaze kumwoza, imiti bamaze kumwoza bakayijugunya mu mazi, umugezi utemba, aho mu mayira abiri ho babijugunyagamo bakagenda. Bikavugwa ko utambutsemo yahitaga atwara ya ndwara. Ubwo rero ni uburyo yenda bumenyerewe buvugwa n'ubundi bwo ku ruhande abantu batazi. Ubwo buryo rero bukaba budakorwa no kuba warabwumvise cyangwa se ububwirwa, ahubwo bukorwa na experience, bukorwa n'umubyeyi yarakumeneye ibanga. Ni iki gituma umuntu ashobora kuvura umuntu ari kure? Hanyuma ni iki gishobora gutuma uhamagara roho y'umuntu ukayikorera ubwo buvuzi kandi bigakoreka? Hakoreshwa iki, cyangwa se biba byagenze bite? Ni buhe bumenyi burimo? Ikiriho rero ni uko ntabwo ibyo twabyinjiramo ngo tubagaragarize ni ibihe biti bibikora bishobora guhamagara roho y'umuntu kugira ngo ize, ni izihe mandwa, ni iyihe myuka ishobora gukoreshwa kugira ngo roho y'umuntu yakire ubufasha uyihaye iri kure kandi itari kumwe nawe. Rero akenshi ubuvuzi bukoresha amazina, bagakoresha amafoto, bakoresha n'ibindi bikoresho, ariko bigasaba ko abantu hagati y'uvura n'uvurwa bagirana ibiganiro byo kumenya uvura aravura iki, aravurisha iki, uvurwa aravurwa ate, biragenda bite? Ubwo rero akaba ari ubuvuzi uyu munsi ubu dukora, nubwo imyemerere yacu yenda yatumaga tutabigaragaza ko dushobora gufata ubwo buvuzi ngo tubukore tubanza twareba niba hari ingaruka, cyangwa se niba
hari ibibi bindi byaba byabivamo, kureba niba bitagira ingaruka za karuma cyangwa iki, ariko experience cyangwa se ubunararibonye cyangwa se ubumenyi n'ubushobozi tubifitemo bikaba bihagije kugira ngo tumenyeshe abantu uburyo ki ubwo buvuzi tubukora, uko tubukora n'ibyiza byabwo. Ubwo ni ubuvuzi bukora nyine hakoreshejwe imiti runaka, cyangwa se twavuga ibinyabubasha runaka. Ushobora gukoresha bagete, ushobora gukoresha, kuvuga iyo tuvuga bagete tuba tuvuze inkoni za maji. Ushobora gukoresha ibinyabubasha bindi nk'amahembe cyangwa se ibitega cyangwa se imandwa runaka cyangwa se abamarayika runaka. Byaterwa n'abashaka kumva imvugo bashaka kubyumvamo. Abantu bamwe bakoresha iyi myuka bakayita abamarayika, abandi bakayita ibinyabubasha runaka, biterwa n'ubumenyi cyangwa se n'inyito zimenyerewe mu gace runaka. Rero tukaba tuvura indwara a distance, tukaba tuvura indwara ku muntu ari kure. Hari n'abo aya musore, kuko hari n'abo ntabyemereye babinsabye. Ndibuka ko hari umuntu wari muri Amerika wigeze ko nsaba ubufasha, sinabimufasha amusore mu ubwo buryo, ariko ndabikora sinzi ubwo nyine n'Imana itari yagashatse ko ibyo bintu mbishyira ahagaragara, kuko nabyeretswe na data, kandi kuva yava mu mwuka nagiye mbikoresha bitari gakeya. Ari benshi cyane experience mfite. Nkaba rero nibutsa abantu ko ufite ikibazo gikenerwa ko umuntu yakivura, bisahise gusa kuba yabona amafoto, yaduha amafoto n'amazina ye, byinshi tukabikora bidasabye ko ahaboneka. Hari indwara rero zishobora gukorwaho n'iyo experience, akaba n'izisaba ko umuntu aba ahari. Muri zo rero nkuko nabivuze, indwara zimwe na zimwe zisaba ko umuntu ubuvuzi bukorwa ahari, nk'uburyo bwo gukongora cyangwa se kuvanaho umuntu abazimu, imyuka, imandwa, ubundi akenshi cyangwa se biriya abazimu bari cyangwa se tubita abamarayika bari mu buryo bwinshi cyane. Ushobora gusanga ari abamarayika runaka, ushobora gusanga ari amajini runaka. Hariho urwo rwego rw'izo mandwa zigeze kuri ibyo byiciro, bisaba ko umuntu aboneka nibura niyo yaboneka inshuro imwe gusa, kugira ngo dushobore kumufasha bimuveho, kuko zimwe mu mandwa zisaba ko umuntu abanza yatsirikwa kugira ngo ushobore kuzivana mu muntu. Umva, niba uwo muti uzirukana utabonetse, byakugora kandi byakoroshya kumva ko gusa izo mandwa zagushyiraho. Ariko rimwe na rimwe hari izemera kandi zishoboka ko nk'amarozi runaka uyimurira muri bya bindi, niba ari inyamaswa, niba ari ibiti, niba ari iki runaka, ikava mu muntu ijya muri cya gikoresho runaka cyangwa muri cya kintu runaka. Saba rero nkaba nifurije twumva kuri bino biganiro ibihe byiza, kandi bifuriza kugubwa neza no kubana natwe igihe cyose biri ngombwa, kandi mwumva ko turi kumwe namwe, kandi ko ibyo mukeneye ko twaganiraho mutabona hano mwabiduha muri commentaire. Iyo commentaire tukayubahiriza. Mugire ibihe byiza, Imana ibishimire, kandi turi kumwe namwe igihe cyose.
Banyarwandakazi, ivuriro Hindem Polyclinic riherereye ku Kimisagara ahateganye na station SP. Hari abaspecialiste guturuka mu gihugu cya Nigeria bavura indwara zikurikira: indwara z'amarozi zituruka ku myuka mibi n'abakurambere, ndetse n'indwara zifata umubiri wose muri rusange, amashitani, amajini, abazimu, imandwa, ibitega, ibitama ndetse n'amahembe. Si ibyo gusa, kuko gukura hinyatsi, nyaburezi, ibihato, inzaratsi, amarozi y'amategano, amahuherano n'amarozi atera kwiyahura, amarozi ateza impanuka, tuzingura abadamu batwite inda zikavuka neza, tuzingura abakobwa n'abagore bakubaka ingo zigakomera, tuzingura abagore n'abagabo batanzweho igitambo n'abaziritswe bose, tuvura amarozi baroga abanyeshuri bagera mu kizami bagafatwa n'uburwayi, tuguha umuti uguha igikundiro warangiza kwiga ukabona akazi kandi keza, tuvura amarozi atera amakimbirane mu muryango, urugo rukongera rukaba urugo rwiza, tuvura abarota barongorwa n'inyamaswa, dutanga umuti utuma umugabo ataguca inyuma cyangwa umugore wishakiye, tuvura umutwe udakira, igicuri, isereri, depression na stress, tiksi, amaso y'amarugano, kubyimba ishinya, amenyo yacukutse, angine, gapfura ndetse no kubura ijwi, tuvura umuvuduko w'amaraso, diabete na rubagimpande, asima, inkorora, bronchite, sinezite, igifu, hepatite B na C. Sibyo gusa, kuko tuvura urushwima, kubura amaraso, kuva amaraso, imyuna, inzoka, amibe, infection na trichomonasi, avura imatwe, hemoroide, kwikinisha, kugira intanganye, kubura ubushake mu gutera akabariro, impyiko, uruhago ndetse na prostate. Tuvura indwara z'uruhu zose, amahumane, amabere, ibiheri byo mu maso by'ibirogano, ibihushi, inkabya, uburima, timeri, vitirigo, urujaba, nzibyi, tugombora, abariwe n'inzoka, ndetse tuvura n'umuswa wo mu birenge. Icyitonderwa, dutanga umuti uwakuroze ibyo yakuroze bikamusubiraho. Indi speciality, dutanga umuti ku bagore n'abakobwa bifuza kubyara abahungu, dutanga umuti wo guca imyeyo wongera amavangingo ku bakobwa n'abagore. Sibyo gusa, dutsirika abantu imitungo yabo, ingo, dutanga impigi z'ubwoko bwose zirinda abantu ibintu bakabaho mu mudendezo na Dr. Yo from Nigeria. Duherereye ku Kimisagara ahateganye na station SP. Ku bindi bisobanuro kubifuza kutugana, mwaduhamagara kuri iyi nimero 078 51 05 99 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp y'ino nimero 07 83 17 92 5. Hindem Polyclinic, gira ubuzima bwiza.